Yesu ashimwe inshuti bakunzi bacu muri hatandukanye amahoro y'Imana bane namwe katuzi mu makuru yacu no mugoroba tubabwira ko Bishop Dr Gahima Manase yatorewe kuyobora inama y'abaprotestanti mu Rwanda. Ni inama rero y'abaprotestanti mu Rwanda, Conseil Protestant du Rwanda. Yabonye rero ubuyobozi bushya, tugiye kubigarukaho byo ubuyobozi bw'abaprotestanti mu Rwanda, amadini yihurije hamwe. Turagaruka kandi no ku nkuru ivuga ko itorero Assemblies of God Church mu Rwanda ryatoye abayobozi bashya, nabo bakagaragaza imigabo n'imigambi bagiye kuyoboranira itorero. Hanyuma rero nk'uko mubyumva turagaruka noneho ku bijyanye na ecumenism cyangwa se kwihuza kw'amadini, ibintu byagiye bigarukaho cyane binuganurwa ndetse bikaba byaramaze kuba mu Rwanda. Hakaba hari ihuriro ry'amadini ndetse afite na radiyo Inkoramutima murayizi. Iryo ni ihuriro ry'amadini ya giprotestanti mu Rwanda yihurije hamwe, ariko kandi hakabaho n'icyitwa ecumenisme religieux. Ni ihuriro ry'amadini hiyongeyemo na Catholique na Islam. Abadive numvaga batasa n'ababyemera cyane mu Rwanda, ariko byavuzwe yuko kwihuza kw'amadini atandukanye ari ay'amakristo, abayisilamu ndetse n'abayuda cyangwa se ba Judaism, ibi byose bishobora kuba bifite ingaruka mbi n'inziza. Tuzaza kubigarukaho zose muri rusange, umenye ni byiza ni bibi, kubera iki, ese bibe cyangwa ntibibe, ariko tayari byamaze no kuba, ariko tuzaza kureba ingaruka bifite mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange kwihuza kw'amadini. Rero katuze mu nkuru ku buryo burambuye, aho uri hose reka tugushishikarize ukanda subscribe, like, share, ukandika na comment munsi gato ukatubwira uko ubibona no kubyumva, kubera yuko igitekerezo cyawe ni ingenzi kubigezaho amakuru n'inshingano zacu, ariko nawe gutanga ibitekerezo ni uburenganzira bwawe, nawe ukavuga uko ubyumva ukasangiza bagenzi bawe bakurikira YouTube channel yacu. Reka tuze mu nkuru ku buryo burambuye. Rero ngende muri ukeneye nkuko bisanzwe, ndizera ko amaze gukora subscribe. Twagiye. Bishop Gahima ni dogiteri yatorewe kuyobora inama y'abaprotestanti mu Rwanda. Ni inama rero ya Protestant mu Rwanda yabonye ubuyobozi bushya, ariwe Bishop Dr Gahima Manase. N'ubuyobozi bwatorewe mu nteko rusange y'uyu muryango ugizwe n'amatorero 23 ndetse n'imiryango 5 ya gikristo. Urumva rero ni imiryango 5 ya gikristo n'amatorero 23, ubwo ni ay'abaprotestanti. Bishop Dr Gahima Manase usanzwe ari musenyeri wa AR Diocese ya Gahini, asimbuye rero Bishop Kayinamura Samuel wari usoje manda ebyiri yari yemerewe n'amategeko. Pastor rero Dr Bataringaya Pascal usanzwe ayobora EPR yatorewe ku muyobozi wungirije w'uyu muryango, naho Uwizeyimana Beatrice wo muri ADPR atorerwa kuba umubitsi muri iyi nteko rusange. Kandi umunyamabanga w'iyi nama Reverend Samuel Mutabazi yagaragaje ko yishimiye intambwe uyu muryango udasiba gutera mu by'umwihariko ashima uruhare rwa buri wese mu guhanira ubumwe bw'amatorero agize uyu muryango nk'uko biri mu ntego z'ibanze bagenderaho. Bishop rero Kayinamura Samuel wasimbuwe kuri uyu mwanya yaramazeho imyaka 8, yavuze ko yishimira igihe yaramaze ayobora uyu muryango ndetse kashimira abamusimbuye cyangwa abamusimbuye, abifuriza ishya n'ihirwe mu buyobozi bushya batangiye. Bishop Dr Gahima Manase yashimiye abo basimbuye ndetse yizeza abanyamuryango ko azakomeza gusigasira ubumwe no guharanira iterambere ryabo. Urumva rero amatorero ya Protestant mu Rwanda ni menshi, harimo AR, ADPR, zino za Assemblies of God, haraza Zion Temple cyangwa se Authentic Ministry, n'andi menshi cyane atandukanye ari mu Rwanda sarondora amazina yayo, n'imiryango 5, ubwo ni imiryango ya gikristo nyine iri mu Rwanda nayo yahisemo kwifatanya kugira ngo bahurize hamwe. Hari impamvu baba bahisemo kwihuriza hamwe. Reka tubanze turebe ino nkuru ya Assemblies of God ko batoye nabo bakavuga ko abatowe bafite imigabo n'imigambi yo guteza imbere itorero rya Assemblies of God mu Rwanda.
tuhita tugaruka noneho kuri ya nkuru ya ecumenisme religieux cyangwa se kwihuza kw'amadini afite imyemerere itandukanye akaba yihurije cyangwa se afite ibyo ahuriraho n'inama bahuriramo. Hanyuma rero itorero rya Assemblies of God mu Rwanda ryatoye abayobozi bashya ku rwego rw'igihugu. Biyemeza rero gukomeza kunoza imikorere yaryo no kwita ku gutanga ubutumwa bwuzuye bugamije guhindura iterambere ry'imibereho myiza y'Abanyarwanda. Iri torero Assemblies of God Assemblée de Dieu mu Rwanda ryaragijwe Bishop Daniel Ryumugabe nk'umushumba mukuru na Bishop Jennifer. Ubwo rero basengerwaga ku gutangira inshingano, Bishop Ryumugabe yasobanuye ko hari amahirwe akomeye yagiriwe n'inshingano zidasanzwe zo gukorera abantu kandi yiteguye kuzuza izo nshingano ze uko bikwiriye binyuze mu kwigisha ubutumwa bwuzuye. Ati ubutumwa bwuzuye bivuze kwigisha abantu ibibafasha muri roho no kwigisha abantu ibibafasha mu bugingo n'ibibafasha mu mubiri, ni ukuvuga ibibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Icyo ni cyo cyerekezo cyacu kigari, ibindi bigenda bibonekamo byose cyangwa se bikagenda bibonekeramo aho ngaho. Yasobanuye kandi ko hari kurebwa insengero zimeze neza kurusha izindi hirya no hino mu gihugu kandi zubatswe neza n'ahantu heza ngo zishyirwemo imbaraga, huzuzwe ibisabwa n'amategeko aho kugira ngo insengero nyinshi zibeho zitabyujuje. Ubwo nyine yagarutse ku kijyanye n'ifungwa ry'insengero zimwe na zimwe na Assemblies of God nayo ifitemo icyo kibazo, hari insengero nyinshi zayo zifunze. Yasobanuye ko izo bigaragara ko ziri ahantu hatameze neza kuba hagira urusengero zizahindurirwa ibi byazikorerwagamo ariko bigamije gufasha mu mibereho myiza y'Abanyarwanda. Ati ni uguhindura intego iyo nyubako yari ifite, aho kuba iyo urusengero rusanzwe tukayikoresha ikindi cyari ariko gifitiye Abanyarwanda akamaro muri rusange. Ubwo urumva wenda wasanga ari nk'amashuri cyangwa se n'ibindi bikorwa bitandukanye. Mu bijyanye no kwita ku mibereho y'Abanyarwanda, Bishop Ryumugabe yasobanuye ko itorero rifite gahunda yo kwagura ibikorwa byaryo mu burezi, aho rigiye kubaka ibyumba bishya by'amashuri ku bigo byari risanganywe ndetse hubakwa n'ibindi bigo bishya kandi hari amasezerano ryamaze gushyiraho umukono na Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda. Ati twishimira gukorana na leta n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo duteze imbere ubuzima bw'Abanyarwanda, kuko ntiwavuga ko urera Imana ukorera mu kirere. Gukorera Imana ni ugukorera Abanyarwanda, tutabakoreye rero ibijyanye n'ubukene bwabo n'ibyifuzo byabo ntacyo twaba dukoze. Umushumba mukuru wungirije Bishop Ingabire Mushuru Jennifer niwe wungirije nyine muri Assemblies of God Assemblée de Dieu mu Rwanda, yerekanye ko gufasha abagore ari ukubaka itorero n'igihugu kandi ko yiteguye gushyira imbaraga mu kuzamura imyumvire yabo, bagasobanukirwa, bakamenya kandi bakabasha kwiteza imbere. Ati buriya umugore ni umuntu w'intwari na Bibiliya imuvugaho, umugore abikora neza iyo abisobanukiwe. Rero mu rwego rwo kugira ngo abo mu itorero babashe gutera imbere ni ukubashishikariza guhora biyungura ubumenyi ariko no kumenya imbaraga bafite bakitinyuka bagakora kuko nabo bashoboye. Yasobanuye ko itorero rigomba kugira uruhare mu guhindura imibereho y'abarisengeramo na sosiyete nyarwanda muri rusange. Umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB Dr Felicien Usengumukiza yasobanuye ko itorero cyangwa amadini yo biyobowe neza biba umusemburo w'impinduka nziza ku gihugu. Yasabye ko imiryango ishingiye ku myemerere ikorera mu Rwanda irushaho kubahiriza ibiteganywa n'amategeko kandi igafasha igihugu mu rugamba rwo guhindura imyumvire y'abaturage, guteza imbere imibereho myiza, kurwanya ibiyobyabwenge, gatanya mu miryango, amakimbirane yo mu ngo n'ibindi bituma umuryango udatekana. Yagize ati twebwe nk'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB twiteguye gufatanya namwe, tuzi ko hari ibibazo byinshi bihari muhuriyeho n'andi madini n'amatorero, turi kumwe kugira ngo dufatanye. Umuyobozi mukuru w'ihuriro ry'amatorero ya Gikristo muri Kenya akaba n'umuyobozi wa Assemblies of God muri icyo gihugu Bishop Philip Kitoto yasobanuye ko itorero ritangiriye cyangwa se ritagiriye umumaro abaturage ntacyo ryaba rimaze. Yerekanye ko uburyo u Rwanda ruri gufasha amadini n'amatorero gukorera mu mucyo no kubahiriza amategeko ari ikintu n'ibindi bihugu bikwiye kwigiraho, kuko bifasha kurushaho gukora ivugabutumwa ryuzuye hirindwa ibihuha, gukuka umutima, gukura umutima, guteza imidugararo muri rubanda cyangwa se kuyobya abantu.
Nshuti bakunzi bacu, reka tugaruke noneho ku bijyanye na ecumenisme religieux cyangwa se ukwihuza kw'amadini n'amatorero atandukanye. Hanyuma mbere na mbere ecumenisme cyangwa se iri jambo ecumenisme ni ijambo ryabayeho mu bihe byashize, mu binyejana byashize, rivuga ko ari imbaraga zishyizwe hamwe zo kugira ngo amadini cyangwa se imyemerere itandukanye cyangwa se abakristo batandukanye, abakristo mu buryo butandukanye, abakristo gusa nyine bakihuriza hamwe, bagashyira hamwe, bagakora ikintu kimwe cyangwa se ihuriro ryabo. Ubwo ni amatorero ya gikristo cyangwa se amadini n'amatorero bya gikristo, kwihuza kwabyo nibyo bita ecumenism. Ntabwo rero ari ukuvuga ngo abakristo muri rusange, abayisilamu, abahindu n'abandi madini akomeye muri ino si iyo yihurije hamwe ntabwo byo babyita ecumenism. Ecumenism akenshi ni abakristo, amadini ya gikristo afite imyumvire itandukanye aramutse yihurije hamwe, nka kuriya nyine seperi cyangwa bariya twahoze tuvuga batoye umuyobozi w'impuzamadini 23 yose yishyize hamwe ya gikristo n'ay'abaprotestant nyine. Ibyo nibyo bakwita ecumenism, n'abakatolika ubwo biyongeyemo ibyo by'abacumenism yuzuye, kubera ko nabo bafite igice kinini cy'abakristo ku isi yose. Hanyuma rero icyo iyo ecumenism yabigamije, nk'uko bivuga mu buryo wenda bwinshi, make turabigarukaho mu buryo burambuye, turabigarukaho, ni ukugira ngo harandurwe cyangwa se hatsindwe intambara y'ivangura y'ibice byamaze amateka atandukanye, bari mu bice bitandukanye bitabyumva kimwe, kugira ngo bahuze n'amahame, kugira ngo bahuze imico ndetse na politiki cyangwa se uburyo bw'imiyoborere hagati y'abakristo, kugira ngo banumvane, umukatolika yumve umurokore, umweyari yumve umwadeperi, cyangwa bumvane ku buryo bashyikirana bagashyira hamwe. Nicyo ecumenism muri make ishatse kuvuga. Ariko nanone hari uburyo none byahinduwe mu rwego rw'isi, aho hari World Council of Churches, ihuriro ry'amadini yose yo ku isi. Iryo huriro naryo rifatwa nka ecumenism, nubwo nyine ecumenism ya nyayo ivugwa cyane ari iyo hejuru tubanje kuvuga. Hanyuma rero reka tuze tubabwira ingaruka nziza cyangwa se ibyiza byo kwihuriza hamwe kw'amadini nk'uko amwe yatangiye no kubikora. Icya mbere ni gutuma abantu bubahana bakanumvana, ntihagire uwikoma undi cyane cyangwa se urakarira undi cyangwa ufata undi nk'aho ari igicibwa cyangwa atari umuntu ukwiye guhabwa agaciro, ahubwo bakubahana. Icya kabiri ni kugabanya amakimbirane akunda kuba mu madini atandukanye. Abantu bashaka kutumva ibintu kimwe ariko bikajya naho bashobora gushyamirana, bakabanarwana cyangwa se bateza imvururu. Hari intambara zagiye ziba z'amadini atandukanye cyangwa z'abakristo n'abayisilamu, ibyo mwumva za guerre croisade, nta kindi zazigamije, ni icyo ngicyo. Hanyuma rero ingingo ya gatatu ni ukugira ngo amadini ashyire hamwe ahangane n'ibibazo isi ifite. Urugero, ubukene, kurwanya ubukene mu isi, amadini ashobora gushyira hamwe akagira icyo abikoraho. Climate change, ibihindagurikire y'ikirere, amadini ashobora gushyira hamwe akagira icyo abikoraho, kuko ni igice gifasha abantu benshi cyane, cyangwa kirimo abantu benshi ku buryo kubabwira ngo mutere ibiti byoroha cyane kurusha ko wenda byavugwa n'izindi nzego, cyangwa se bunganira izo nzego nabo bakabivuga byakumvikana kurushaho. Gushyira imbere ubumuntu ndetse n'uburenganzira bwa muntu, no gukora ubuvugizi ku hantu nyine habuze ubwo burenganzira bwa muntu. Ibyo nabyo ni zimwe mu ntego za ecumenism religieux iri kuba ku isi cyangwa se yatangiye gukorwa ku isi, kwihuza kw'amadini. Cya kane twagarukaho ni gutuma imyigire n'imyigishirize y'iyobokamana itera imbere cyangwa se ibinoze. Akenshi abantu bakiga iyobokamana ridashingiye ku kace kamwe k'imyemerere k'abantu bari ahantu runaka bafite ukuntu babyumva, ahubwo igashingira ku myumvire rusange y'ijambo ry'Imana. Icyo rero nicyo wenda kuri iyi ngingo ya kane bashatse kuvuga. Ingingo ya gatanu y'inyungu zo kuba hariho
urusange rw'amadini cyangwa se kwihuza kw'amadini no gutuma abantu babana neza mu mico no mu miryango itandukanye no mu myemerere itandukanye, abantu bakabana mu mahoro, ntibarebana y'ingwe, ntibavuga ngo bariya bitewe n'ukuntu basenga ntacyo twavugana, ntitwashyingira, ntitwashakana. Ibyo byose iyo ngingo cyangwa se ino ngingo irabigarukaho. Noneho hakaza no gutuma abantu bagira amahoro hagati yabo, gufatanya kugira ngo wenda nk'igihugu kibone ubumwe, kigiye ku bumwe bwuzuye. Ikindi koroherana, ubworoherane, ntihagire uwishyira imbere ngo yumve abandi ahashyize inyuma cyangwa akwiye kuba heza. Icyo nacyo ni ikindi. Hanyuma reka tugaruke noneho kuri negative impact cyangwa se ku ngaruka mbi ya ecumenisme. Ingaruka mbi ya ecumenisme, icyambere ari nacyo gikomeye cyane cyatumye ibintu bivugwa, by'umwihariko abantu babivuga cyane, ni idini bita Ababranham. Sinzi niba ariko bita, ariko nyine niko bamenye babita Ababranham. Ubwo bashingiye ku mugabo witwa Abraham wo muri Amerika, wazanye imyumvire nyine yihariye irwanya ecumenisme religieux cyangwa se n'uburyo imiterere y'amadini hano ameze. Urugero nabaha wenda kuri iryo dini ry'Ababranham, nabonye buriya abantu bo muri Yerika barayizi cyane, kubera ko umuyobozi wa Yerika ashobora kuba nawe ayibarizwamo cyangwa se niba atari nawe umuyobozi waryo mu Rwanda. Ni iryo dini rya Aburahamu rero. Hanyuma ikintu bashingiraho cyane cyane ni nk'ibi bintu butatu ntibabyumva, ibintu byo kubatiza mu izina rya Data, Umwana n'Umwuka Wera. Bagaragaza ko nyine bisobanuye ko abantu baba bataragera ku musaraba neza, kuko intumwa ze zabwiye gutya, ariko zigiye kubatiza bazitiza mu izina rya Yesu. Bivuze ngo izina rya Data, Umwana n'Umwuka Wera ngo niryo bita Yesu, niryo abantu bakwiye kubatirizwamo nk'uko intumwa zabibatijemo nyuma y'uko Yesu agenda. N'urugero ikindi nyine no kuba no macace abaho ADPR Kabeza, ADPR Rubirizi cyangwa se ADPR Gatenga, cyangwa akabaho Assembly of God Kimisagara, ntabyo bikwiriye. Bagaragaza ko itorero niba ari rimwe koko tubyemera, hakwiye kuba itorero ry'agace wenda runaka, niba itorero rya Kabeza apana ADPR cyangwa se indi association, ko babifata nk'amasosiyasiyo mu myemerere kandi bo ntibabyemera gutyo. Ubwo nyine bivuze unshingiye abo nahuye nabo ko banganirije. Wenda nawe ufite ukundi ubyumva, nabo bafite uko babyumva, wenda bashobora no kunyomoza akambwira ko wenda nababeshyeye, ariko nyine ntabwo ari cyo nayengamije. Icyo nayengamije ni ukugaragaza ko kwihuza kw'amadini hari inyungu bifite n'ingaruka bifite. Aha ngaha tuba tugeze ku ngaruka rero. Hanyuma igikomeye kirimo ni uko ecumenisme religieux cyangwa kwihuza kw'amadini bishobora kuzagira ingaruka cyane ku mahame n'imico itandukanye y'amadini cyangwa se imyemerere y'amadini. Bumva ADPR tukabyumva, ARF tukabyumva, bafite aho bahure naho batandukaniye. Aho batandukaniye rero kugira ngo bahuze ni ikibazo gikomeye. Ese niba bahuza nta kibazo kizavukamo? Ntabwo bazaba birengagije ukuri wenda bita ko kuri muri Bibiliya. Ikindi ni gutakaza umwimerere. Tuvuge niba ADPR ifite uko ibayeho, ifite uko yemera ibintu kandi ikabikomeraho koko, Katolike nayo ifite uko ibayeho, ikiyambaza abatagatifu n'urugero, andi madini afite uko abyumva. Ese ibyo bintu Katolike iramutse ivuze ngo ntituzongera kuyambaza kubera ko wenda twaganiye nabo mu yandi matorero tukagimaka tugasaga wenda bidakwiye, ese Katolike ntizagera igata umwimerere noneho bikarangira idini ribaye nk'aho ari rimwe? Ese byo hakibyo bitwaye? So icyo nacyo nyine nicyo bagaragaza nka challenge cyangwa se nk'imbogamizi. Ikindi ni political misuse cyangwa se uburyo ubuyobozi, ubutegetsi bwite bwa leta busanzwe bushobora kwifashisha amadini mu nyungu z'amapolitike cyangwa se z'ubuyobozi nyine bwa leta. Bityo icyari umurimo w'Imana, icyari gukora k'umwuka n'Imana na Roho Mutagatifu, cyangwa se no mu buryo abasenga babyumvamo, cyane ari abayisilamu cyangwa se abo mu yandi madini n'amatorero ari ku isi, bikarangira bibaye uko abayobozi bihabwa umurongo na leta, aho kugira ngo
bashingire ku byanditswe bashingiraho bemera ibyo bemera. So icyo nacyo nyine kikaba ikibazo gikomeye. Hanyuma urumva amadini iyo yihurije hamwe hagira umuyobozi nk'uko twabaze mu kanya turi kubivugaho, niyo mpamvu buriya ino nkuru yahise ituma haza kino kintu cya ecumenisme ngo tukivugeho n'abatakizi bacyumve. Ese iyo habayeho kwihuza, uyobora n'indi, urumva nk'ubu ngubu hayoboye uwo muri AR ya mu Anglikani cyangwa Apoloso, buriya Manase yayobora AR Gahini. Ubwo rero hanyuma ubutaha hazayobora nde? Ese niba ari uyoboye uwo muri Assemblies of God cyangwa se muri Zion Temple cyangwa muri Authentic n'andi ma churches ari mu Rwanda cyangwa n'ahandi, abafite ijambo nka AR nk'uyoboye ari uwo muri AR, icyo gihe ntushobora kurangira wenda iyo seperi cyangwa se urwo ruhurirane rw'amadini ruyobowe n'umuyari, ugasanga wenda baragenda mu myumvire ya yari kubera ko uyoboye ari uwo muri yari. Ese ntishobora kurangira hari abatabasha kujya muri ubwo buyobozi kubera ko bafite minority cyangwa ari bakeya badafite imbaraga cyane, kuko amadini yose ntanganya power. Ibyo tubyemere kuko nko mu Rwanda Katolika irayoboye, hagakurikiraho ADPR, ni amadini afite abakristo benshi byizwi bigaragara, na za yari hafi aho. Urumva rero nicyo kintu abantu babibaza nyine ko hashaka kuba ikibazo cy'uko abantu bamwe batahagararirwa neza nk'uko babishaka muri iyo mpuzamatorero. So that's what we call ecumenism cyangwa religious ecumenism cyangwa se kwihuza kw'amadini. Ariko byatangiye ecumenism ari abakristo bafite imyemerere itandukanye, amadini atandukanye, amatorero atandukanye bihurije hamwe. That's what is happening. Ariko noneho ubu hari n'ikirenze cyo, noneho aho abakristo aho bava bakagera, n'abayisilamu aho bava bakagera, n'abayuda mbese abantu bakomoka kuri Abraham bafite imyemerere ishingiye kuri Abraham bihurije hamwe. Ntabwo ndamenya neza ibijyanye n'abahindu n'abandi bemera ibindi za Buddha n'ibindi, nabo aho baherereye muri iki gice, cyangwa se niba nabo bazihuza cyangwa niba bafatwa nk'abantu baciriritse cyangwa se badafite imbaraga cyane. Ariko nabyo tubigenzura mu gihe gitaha tuzabibabwiraho. Ibi ni twe twabateguriye bakunzi bacu, ariko ntabwo kabura kubabwira amakuru ajyanye n'ibitaramo biteganyijwe vuba aha bya Gikristo. Hari igitaramo cya Ben na Chance cyo kuri Pasika kizabera hano muri BK Arena. Iki gitaramo rwose ni mbatura mugabo cyangwa ni injyana muntu, ubona akunda kuramya no guhimbaza Imana. Bari abahanzi muzabitabire mufatanye nabo kuramya no guhimbaza Imana. Ariko kandi turababwira yuko Bizimana Patient ari gutegura album ye, ndetse hari n'indirimbo yakoranye n'umunyamerika niba ari Timba Terry. Murajyaho mukurikirane murebe neza. Hanyuma hari n'ibitaramo bindi byo bizabera hanze muri ano mezi ari imbere. Harimo igitaramo cya Israel Mbonyi mu Bubiligi twahoze tukibabwiraho. Ni ibitaramo bitandukanye, ni mwe wahitamo icyo uzitabira. Nani wagiye umugabo Alexis Dusabe, uyu muhanzi rwose warembye umuyoboro n'izindi nziza cyane mwakunze. Agiye gukorera isabukuru y'imyaka 25 mu muziki, ni mu Bubiligi n'ubundi bizabera nabyo. Ndibwira yuko rero naho mukwiye kuba mutahabura cyangwa se mubikurikiranira hafi ngo umenye ko byagenze. Ariko munabasengera abo bose, ari abahanzi basohoye indirimbo, amakorari, bavuga butumwa, abapasiteri, amadini, amatorero, mbese musengera umurimo w'Imana kugira ngo mu nguni zose ukorerwamo waguke. Ari natwe dukore itangazamakuru rya gospel. Namwe mudusabire, mudutere inkunga mu buryo butandukanye uko mushobojwe n'Umwuka Wera, kugira ngo turusheho kubinoza neza, tubakorera ibyo mukwiriye kandi bijyanye n'uko Imana ishaka. Reka tubashimire ko mwabanye natwe, kandi subscribe, like, share na comment. Dukomeza twibanire tukugezaho amakuru y'ibivugwa hirya no hino muri gospel. Njye Dibura Ukenewe. Imana ibane namwe.